Oh yes, reka dutangire agace ka nyuma ariko gasoza ino nkuru ku bantu twese twayitangiye. Ubwo naho ngaho twasoreje ubushize dusiga Simon bamaje kuba bamutera icyuma, umukobwa arimo arakubufasha ngo hagire uwaza kuba yamutabara. Ntibyatinze umuhungu bamuzanye kwa muganga, bityo yari ari kumwe na Queen. Ubwo niko mama wa Queen yaje yirukanka na papa we. Umukobwa yahise atangira kuba yavuga ati mama. Ubwo mama we yaje afite ikibazo amubaza ati sumeze neza? Umukobwa ati mama ndetse nawe papa njyewe meze neza nta kibazo na kimwe njyewe mfite. Ubwo nuko nguko umugore cyangwa se mama we yahise atangira kuba yavuga ati mbega byiza, ndumva ari byiza, nari nagize ubwoba, ndimo ndakeka ko waba wapfuye mwana wanjye, gute utigeze umpamagara koko? Ubwo nuko nguko nyine yatangiye kuba yamubwira ati kubera icyo utampamagaye, nari mfite ubwoba nzi ko ari wowe wapfuye cyangwa se ushobora kuba wapfuye. Ubwo nuko nguko papa we yese amubwira ati yewe Queen, tugomba kuba twajya kuri polisi. Mama we agomba kuba yasigarana ndetse n'uriya muhungu, mama wawe agomba kuba yasigarana n'uriya muhungu. We ngwino tujye kwa polisi cyangwa se kuri polisi tube twajya gutanga ikirego. Ubwo nuko nguko bagiye, ariko umusore asigaranye na mama wa Queen. Ubwo mama Queen nuko nguko nawe yagumye aho ngaho ategereje ko nyine bava kwa muganga nako kwa polisi. Ese ko numva ndimo ndavugishwa we? Ubwo nuko nguko nabo bahise baza birukanka cyane, batangira kuba bareba mama wabo. Ugatangira kuba babwira ati umusore yabyutse, ati genda ujye kuba wamureba muvugane, mbonye yabyutse. Uwo ni mama Queen nyine urimo urabwira Queen ko umusore Simon yabyutse. Umukobwa nawe yaravuze ati nta kibazo reka mbe najya kumureba, ntacyo bitwaye. Ubwo na papa wabo arimo arabyumva byose. Umukobwa yahise ajya kureba umusore ngo babanze babe bavugana kuko yamutabaye. Nawe ntiwakanga kuba wamuvugisha nubwo mwashwanye, reka reka umuntu wagutabaye. Ubwo papa we yaragiye kuba yamukurikira, ariko mama we aramubwira ati bareke bagende baganire, bareke wibicira ibyo bagiye kuba baganira, bireke bagende biganirire. Kuko nyine wabo ntago barimo barashyigikira uriya mukobwa ko yagumye kuvugana n'uno musore wamuhemukiye. Ubwo nuko nguko n'umusore nawe yari arimo arabyuka. Umukobwa yaje yirukanka cyane arimo aravuga ati Simon we reka ngufashe, ati wigenda, reka mbwire umuganga aze kuba yakwitaho, wigenda. Ariko umuhungu akamubwira ati meze neza, ntugire ikibazo, nukuri ngiye meze neza. Umukobwa akamubwira ati umeze neza koko cyangwa nukurenzaho, umeze neza? Umuhungu ati cyane njyewe meze neza, ntungirireho ikibazo, byose bimeze neza, ahubwo icara aho ngaho tube twayabara tuganire. Ubwo nuko nguko umukobwa yise yicara. Umuhungu nawe ategereje kumva disi niba umukobwa yafata umwanzuro kuba atagumya kuba batandukana, kuko umusore arimo aramukunda cyane ndetse aranamukunda cyane. Ariko umukobwa yatangiye kuba yavuga ati ye baba we, ati utaza kuba wowe ninjye bari kugitera kiriya cyuma, wanyitangiye cyane bihambaye. Ariko ntunguwe n'ukuntu urimo uraseka mu bintu bibabaje nk'ibi ngibi, urimo uraseka iki? Ubwo nyine akamubaza ati kubera icyo urimo uraseka? Undi akamubwira ati mba ngomba kuba nakishima kuko urabona ndacyari muzima, nta kintu na kimwe nigeze mba. Nyuma na nyuma ahubwo ngiye nshimishwe no kuba nongeye kuba navugana nawe, nicyo kintu kinshimishije. Disi unyumvira umuhungu ngo washimishwe no kuba ari kuvugana n'umukobwa. Agatangira kuba yavuga ati reba iminsi yose yashize ntabwo twari turimo turavugana, ariko nshimishwe no kuba nakongera kuba navugana nawe. Ibi bintu rwose byari bimeze nkaho byanshenguye umutima, ariko nongeye kuba nanezezwa no kuba nongeye kuba nakubona turimo turanavugana. Umukobwa akabyumva akabita mu gutwi. Umuhungu wanejejwe no kuba arimo aravugana n'umukobwa, ariko umukobwa yatangiye kuba yabyumva akavuga ati ni ibiki? Ati ahubwo wowe wakababajwe n'icyuma baguteye, ariko wowe urimo urashaka kuba wanezezwa ngo no kuba ndi kongera kuba navugana nawe, sibyo byagufasha iki cyangwa se byakumarira iki? Ubwo n'umukobwa nyine watangiye kuba yavuga akamubwira ati we babazwa n'icyo cyuma, ntago ari ngombwa kuba wababazwa nanjye kuba ndi hano kano kanya gatoya, kuko sindi buze kuba nahaguma. Ahubwo se aho baguteye icyuma hameze neza? Ukamenya ko umukobwa nta gahunda afite iyo kuba yagumana n'umusore. Akamubwira ati si yuza kuba wapfa, nukubera iki wanyitangiye? Ariko umuhungu akamubwira ati ntungireho ikibazo, byose nabikoze ku bwawe. Umukobwa akamwitegereza. Umuhungu yaramubwiye ati ngiye nabikoze ku bwawe. Ariko umukobwa akavuga ati se ushaka kuba wasobanura iki? Nicyo ushaka kuba wasobanura? Ushatse kuba wasobanura ko washyira ubuzima bwawe mu kaga? Urimo uragerageza kuba wantabara?
umuhungu akamubwira ati cyane ibyo ngibyo nabikora, nta n'ibirenze ibyo ngibyo ni ibyoroshye, njye nabushyira mu kaga, ariko ndimo ndabikorera wowe, ntunkangireho ikibazo. Umukobwa byose akabyumva, akamubwira ati ngiye nababara nkababazwa, ariko we nkagutabara ukaba wishimye, ahubwo nari natinze, iyo nza kuba natebutse ntabwo bino byose biba byabaye, natinzemo gakeya, ariko nyine nta kundi, byose byabaye kandi byanarangiye. Ariko umusore akagumya amubaza ati se basi urishimye kuba nagutabaye, bino bintu urabyishimiye kuba nagutabaye? Ahubwo umukobwa yese atangira kuba yamubaza ati se ahubwo ni ukubera iki wankurikiranye? Unyumvire nyine n'umukobwa atangiye kuba yamubaza ati urimo urankurikirana, wankurikiranaga kubera iki? Ni ukubera iki? Urumva ntabiguciramwo urubanza cyangwa se ntabikubazaho? Ubwo nuko nguko yese atangira kuba yamubwira ati inshuti yanjye muri kampani iyi niyo rwose yatumye nanjye menya hano hantu hose ukuntu uhari hameze, rero byatumye nanjye ndimo ndagenda nza kuba nakubona ngiye kuba najya mu kazi, kuko nta kazi kenshi nari mfite kuba nakora, mbona urimo uracaho, rero mu gihe nari ngiye kuba najya mu kazi natekereje ko nagufasha bishobora kuba byaba byiza cyangwa se kuba nagukurikira, nibwo naje kuba nakubona. Maje kuba nakubona uzise ibintu nahise mbona, nabonye abantu barimo baraza impande yawe, nkeka ko bishobora kuba byakurura ibibazo, rero mpitamo kuba nashaka kuba nakureba ngo mbe nagutabara. Niyo mpamvu ya byose njye nari nigiriye mu kazi, ntabwo nari ndimo gukurikirana, ahubwo nkimara kuba nakubona nibwo natekereje kuba nagukurikira ngo mbe nakuvugisha. Mu gihe nakubonye nibwo nabonye abasore bagiye kuba bakwataka, none se watinyemo? Ntuze kuba warizwa na bino bintu byose, impamvu nabikoze nuko byari ingenzi, nageragezaga kuba nabahagarika, ariko nyine bimviramo kuba bantera icyuma, ariko ibyo ngibyo nta nubwo ari bibi cyane, kuko nageragezaga kuba natabara urukundo rwanjye rwa kera, nifuza ko twanasubirana niba nta kibazo. Ubwo umuhungu akabibwira umukobwa, ahubwo umuhungu agatangira kuba yamubwira ati kwina umbabarire. Ubwo ntumbaze impamvu arimo aramusobanurira, akamubwira ati umbabarire kuba wenda nagukurikiranye, umbabarire kipe kuba nagukurikiranye. Ubwo umusore yatangiye kuba nyine yasaba imbabazi kuba yari yamukurikiranye, umukobwa akavuga ati ahubwo ni ukubera iki urimo uragumya nkurikirana, wangiye kure ukandeka, ntuzongere kuba wankurikirana n'undi munsi. Ubwo umukobwa nuko nguko yabwiye umusore ariko atangira kuba yamubwira ati hoya, ntabwo ngiye nashakaga n'ubundi kuba nagukurikirana, ngiye nashakaga kuba naguhamagara ngo mbe nakuvugisha, basi wenda reka njye nguhamagaraho kugira ngo njye gukurikirana, hari icyo bitwaye se? Disi umusore akunda umukobwa kandi cyane, ariko n'umukobwa akunda umusore, nuko yirinze ko yazababazwa mu rukundo. Umuhungu yahise amubwira ati njye nuko nari ngiye mu kazi, aho uri kubutaha njye ntabwo nzongera kuba nabikora bino bintu, umbabarire niba nakoze ikosa. Undi akamubwira ati ni gute utakoze ikosa, wejye ukora ibyawe ukwawe, njyewe undeke umvire mu buzima. Unyumvire nyine umukobwa yasubiye kuba yavuga nabi, atangira kuba yamubwira ati nta kintu ngiye nkeneye kunkorera, njyewe ahubwo ikintu nshaka nuko wowe wagenda ukabaho wenyine ukimerera neza, njye ntabwo ngishaka ko twaba turi kumwe cyangwa se tukajya twirirwa nk'abari mu rukundo. Umuhungu akamubwira ati ibyo byose ndabizi, wikivuna byose ndabizi. Ubwo disi umukobwa nawe akareba umuhungu akamubwira ati njyewe byose ibyo urimo uravuga nta mpamvu yo kuba wanavuga cyane, njye ndimo ndabyumva kandi nanjye ndashaka kuba nabikora, ariko njye nashakaga andi mahirwe kuba ndi kumwe nawe. Niba nta kintu na kimwe bigutwaye, nashakaga amahirwe kuba ndi kumwe nawe. Umuhungu nyine akarikocora akavuga ati basi wigenda, ndakwinginze gumana nanjye, ndakwinginze. Ubwo nibyo umuhungu yasabye umukobwa, ariko reba neza niba warakoze kuri subscribe, nusanga utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment utubwire uko ino video uri kuyibona, iramutse iri kugushimisha ntibagirwe kuba wakora kuri like. Ubwo umukobwa yese atangira kuba yavuga ati ngo iki, ubwo ngubwo atangira no kuba yatekereza, agatekereza cyane akajya kure mu bitekerezo, akamubwira ati wowe ati urameze nabi, ntabwo wowe wagumana nanjye, kandi no kwa muganga ntabwo bakwemerera kuva aha ngaha utari wakira, rero ugomba kuba waguma kwa muganga. Ubwo undi nawe akamubwira ati ndimo ndabyumva, aturi busy cyane, aturi busy urahuze cyane mu kazi, niyo mpamvu udashaka kuba wanyitaho cyangwa ngo ube wagumana nanjye. Nta kibazo wokora ibintu bigukwiriye cyangwa se ubona biri ibya nyabyo, nta kintu na kimwe biri buze kuba byantwara. Ariko ngiye ntago ngiye nifuza ko washyira mu intera hagati yanjye nawe,
numvaga nshaka kuba nagumana nawe nukuri, basi se wanyumvishije. Igihe nari mutoya ababyeyi banjye bose bahoraga mu kazi, rero igihe cyose naba ndi mbakeneye, igihe cyose naba nagize ikibazo nkababura bitewe n'akazi, ariko ntago nari nzi ko kino gihe nabwo kizongera kuba cyagera, mu gihe naba nkeneye undi muntu wanguma hafi cyangwa se wamba undi hafi, nawe akambwira ko ari mu kazi, ariko ntago nagucira urubanza kuko nabo nababwiraga ngo duhure, bakambwira ati hoya turi mu kazi tuzabonane mu kwezi gutaha, ariko bahora bambwira ibyo bintu bikambabaza kubi. Rero muri iki gihe ntameze neza, ameze nabi, nabwo mbonye undi muntu bimbwira, ariko ntago nagucira urubanza, wenda nuzajya ubona umwanya uzajya uza, nta kintu na kimwe bivuze cyangwa se bitwaye, ndimo ndakumva. Ariko umukobwa yagumye amubaza ati se basi wahamagaye Nora? Unyumvire nyine umukobwa we. Umuhungu yahise agenda gutya atangira kuba yavuga ati ngo iki? Ati hoya. Ubwo niko yahise atangira kuba yamubwira ati ngewe nta nubwo mwitayeho, ndetse nawe ntanyitayeho, si ngombwa kuba wagumye uvuga gutyo, ntago ngiye nkirimo ndamwiyumvamo pe, ntago Nora nkirimo ndamwiyumvamo. Nyine umukobwa aramubwiye yumva. Umuhungu ahise ahinduka, yararimo aramubwira ati se wahamagaye Nora? Akaza kuba yakwitaho, umuhungu ahita amubwira ati reka njye ntago nshaka kuba nagumana nawe, cyangwa se ntago nkirimo ndamwiyumvamo. Ikintu nkeneye cyangwa se umuntu nkeneye ubu ngubu ni wowe wenyine, basi se wanyumva? Umuhungu nyine yatangiye kuba yabaza umukobwa niba yamwumva, warimo arashaka ko bamuhereza andi mahirwe yo kuba yagumana nawe, ariko yatangira kuba yamubwira ati kwina nukuri umbabarire cyane, ndakwinginze umbabarire, ntabwo nari nzi ko bino bintu ari ubugoryi ndimo ndakora, cyangwa se ndimo ndasubira mu bugoryi, ariko umbabarire, bino bintu ndimo ndakora nakoze amakosa ahagije, ndimo ndanayasabira imbabazi, ariko se nyine nta kuntu basi wambabarira, biriya byari iby'ahambere, njye nshaka ko twakongera kuba twabyibagirwa biriya byahashize, tugatangira ibishyashya. Hari ikintu bitwaye se? Niwe rukundo wenyine ubu ngubu ndimo ndatekereza. Ariko umukobwa yahise atangira kuba yavuga ati ibyo by'urukundo sinshaka kongera kuba nabyumva n'indi nshuro, reka Simon Morris we, sinshaka kuba nakongera kuba nabyumva ibyo by'urukundo, witakaza umwanya wawe kuri njye, ndakwinginze witakaza umwanya wawe kuri njyewe. Ubwo umukobwa nyine ukamenya ko arimo aramukuriragaho kurnyo. Ubwo umukobwa niko yise agenda, ariko umuhungu atangira kuba yavuga ati wigenda, ndakwinginze nyumva, winyumva. Ariko umuhungu yahise atangira kuba yakongera kuba yakikanda hahandi arimo arababara. Umukobwa akamubaza tumeze neza? Ubwo nuko nguko yaje kuba yamufasha, arimo aramubaza tumeze neza, ariko nyine ukamenya ko umukobwa yakarabye, arimo aramubwira ati reka witakaza umwanya wawe kuri njye. Umukobwa akamubwira ati wigenda, ati guma hamwe, buryamye hasi, buryamye aho ngaho. Ariko umuhungu akagumya afata umukobwa akamwitegereza urya, akamubwira ati basi ubwo urimo urashaka kunyitaho, uracyankeneye, uracyashaka kuba wanyitaho, basi wanyumvishije? Ubwo nyine akamwereka ko arimo aramushaka, cyangwa se umukobwa nyine ngo arimo aramushaka. Ariko umukobwa akamubwira turimo urababara cyane, niyo mpamvu ndimo ndakwitaho, nuko wowe urimo urababara, niyo mpamvu ndimo ndakwitaho. Rero wishaka kuba wavuga ngo ndimo ndakwitaho bihambaye, nuko urimo urababara cyane. Ati ndimo ndakwitaho bitewe nuko nanjye wanyitayeho, nukubera icyo urimo uravuga gutyo nkaho njyewe ngishaka kuba nakundana nawe. Ubwo nuko nguko yahise amubwira ati njyewe ikibazo kindi kubona ahangaha nuko ndi hano kwa muganga, ariko ntuze kuba wagira ikibazo, mama wanjye aragumya kwiteho, njyewe ubu ngubu ndagiye nonaha, ndagiye. Umukobwa ukamenya ko agiye, ngo aramubwira ati mama wanjye araza kuba yagumya kwitaho. Umuhungu nawe asigara aho ngaho arimo aravuga ati okay, nta kibazo. Umuhungu arababaye, ariko atangira kuba yatekereza ati ubu ngubu nibwo ngiye natekereza ibintu byose nakoze kuri wowe, ntago nakabaye narabikoze. Yatangiye yamvuga ati yo menya, niyo yasigaye umuhungu arimo aravuga ati yo menya, ibi bintu byose simba narabikoze. Nibyo yasigaye arimo aratekereza, arimo aravuga. Ariko ugasanga umuntu arimo arahemukira umuntu, niko nawe bwose byagenda. Nawe niba urizi kuri mu rukundo utari stable cyangwa utari hamwe, uzamenye ko umunsi umwe nawe bizakugendekera gutya nk'ibyabaye kuri uno muhungu. Ndetse n'uriya umukobwa yaramukunze cyane, ariko ntiyigeze amwereka urukundo, we yamwerekaga ko afite indi nshuti yitayeho cyane. Ubwo niko mama wa Queen yaje, umuhungu atangira kuba yamubaza ati yewe Missy Su,
nyine ukamenya ko ari mama wa Queen. Ubwo nuko nguko yarebaga hirya akamubaza ati se Queen ari hehe? Ubwo niko yamubajije ngo ari hehe, undi atangira kuba yamubwira ati yagiye mu kazi. Ubu ngubu yagiye mu kazi, niho yagiye, nta nubwo azagaruka, nta nubwo ari buze kuba yagaruka. Ubwo niko yamubwiye ati ibintu byose uza kuba wakenera uza kumbwira, ntari binge ndaza kuba nabigufasha, icyo ukenera cyose ndaza kuba nakiguhereza, kuko we ntago ari buze kuba yagaruka, yanabimbwiye ngo nze kuba nabikubwira ikatari buze kuba yagaruka. Umusore byose arabyumva akavuga ati se nukubera iki, ari busy se basi cyangwa arahuze? Ubwo nyine niko yatangiye kuba yabaza mama wa Queen, akamubwira ati ibyo byose isi yabimbwiye, ariko icyo yambwiye ni ibyo ngibyo gusa. Akavuga ati ntashaka kuba yatakaza umwanya wanjye kuri njyewe. Undi nawe akamubwira ati ntago ari busy, ariko njye icyo nzi cyo nuko adashaka kuba yagaruka ahangaha cyangwa kuba yaza, ariko ntago ari busy, nta nubwo ahuze pe, ariko nuko adashaka kuba yagaruka ahangaha kuko mwaratandukanye, ntago mugikundana, niyo mpamvu adashaka kuba yagaruka ahangaha, ntago akikwiyumvamo habe na gatoya, reka ntago akikwiyumvamo. Ubwo nuko nguko nyine mama w'umukobwa yatangiye nawe kuba yaza akabibishya, akabijyana hasi, akavuga ati reka iyo aba ashaka kuba yagaruka ahangaha aba yaje ariko ararakaye cyane, kugeza n'aho adashaka kuba yakongera kuba yakubona, nubwo ubona uri mu byago ariko ntago ashaka no kongera kuba yakubona. Umusore yarabyumvishije atangira kuba yavuga ati ubu ngubu noneho ngiye nabimenya impamvu ya byose nuko adashaka kuba yambona, ahubwo ntago ahangayikishwe no kuba ameze gutya, wenda ashobora no kuba ahangayikishijwe nabyo, ariko ikintu arimo aratekereza n'ibyahashize, niyo mpamvu adashaka kuba yaza no kunyitaho. Ndabyumva neza impamvu ya byose. Ubwo niko yahise atangira kuba yamubaza ati se pasi ntago wamumbwira akampereza amahirwe ya kabiri? Ubwo akabyumva akavuga ati njye sinzi ukuntu mwari mumeze ahashize cyangwa se ahashize hanyu, rero sinzi n'impamvu ngewe nakivanga mu byanyu, ibyo ahashize hanyu nimwe mubizi, mu gihe rero ataguhereza imbabazi cyangwa se atabizi, ibyo ngewe simbizi, ariko umukobwa wanjye njye ndamuzi neza kugira ngo abe yafata umwanzuro. Nuko awufata yabanjije kuba yabitekerezaho cyane, ntago ari umuntu upfa kuba wafata umwanzuro. Rero nuba yarakubwiye gutyo biragoye ko yakisubiraho cyangwa se yasubira mu mwanzuro ngo aze kuba yawuhindura. Rero bitari ibyo ngibyo, niba yakubwiye ko agiye pe, umenye ko yagiye wiyakire, yagiye banza nta n'indi nshuro ashobora kuba yagaruka mu buzima bwawe, kuko ubwo ngubwo yagiye, kuko ngo mwaranatandukanye yarabitubwiye, kandi atubwira ikintu cyarangiye atafataho umwanzuro njye na papa we. Ubwo nyine ukamenya ko umukobwa ngo yakarabye, ariko atangira kuba yamubwira ati yewe muhungu, wowe nawe mushobora kuba mwari mubanyeho mu rukundo rwiza, njye simbizi ukuntu mwari mubanyeho, ariko ashobore kuba yaragukunze cyane, nubwo ushobora kuba utaramuhaye umwanya cyangwa se ngo ube wabimenya, ashobora kuba yaragukunze bya nyabyo, ariko we ntiwigeze ubimenya. Rero ikintu nakubwira kuba wakora, sinkubwiye ngo araza kuba yaza, ahubwo ndimo ndakubwira ati hagarika ibi ngibi, wimutakazaho umwanya wawe, hari abandi benshi ushobora kuba wakundana nabo mukagera kure. Rero umukobwa niba yarakwanze cyangwa se akakwereka ko atakigukeneye, nuko nyine ubwo ngubwo hari ibyo yakubonyeho bitari byo kandi bishobora kuba bitakemuka. Rero reka nkubwira ati wowe genda wigendere wenyine, wikundanire wenyine n'abandi bantu batari uriya mukobwa wanjye, byose byararangiye. Umuhungu byose yarabyumvishije ukuntu mama wa Queen arimo arabivuga, agatangira kuba yamubwira ati ikintu nakugira mu inama nicyo ngicyo wa muhungu we, igenda wowe ushaka abandi bakobwa mwikundanira, kuko we yarakwanze, binakomeye ahubwo nuko atarimo arabikwereka, ntago abateganya ko yakongera kuba yababarira mu rukundo, nicyo kintu aba yakongera kuba yakirinda, ntago ashaka kuba yakongera kuba yagenda yongera abanzi. Reka mugendere kure ahubwo atagufata nk'umwanzi, siko bimeze se? Ubwo mama w'umukobwa akabyumva akamubwira ati kandi wa mwana wumva inama yanjye ndimo ndaguhereza, siko bimeze se? Umva inama yanjye ndimo ndakubwira, genda wibereho ubuzima bwawe, niko bimeze. Ubwo umuhungu byose yarabyumvishije, ariko atangira kuba yamubwira ati se Miss Su, ati se pasi Queen urumva namureka akagenda? Ati sinumva ko namureka ngo agende, ngenda cyamukunda, sinumva ko namureka ngo agende. Umusore nyine kuva ku izima we birimo biranga, arimo aravuga ati sinzi ko ngiye namureka ngo agende, ngenda cyamukunda.
akabyumva nyine mama wa Queen akabyumva nawe akamubwira ati yego ndimo ndabyumva cyane cyane, ariko ndimo ndabyumva wowe nawe mushobore kuba mwarakundanye bya nyabyo, ariko umwe akaza kuba yananirwa kare, ariko ngiye ndimo ndakumva cyane. Ati indi nshuro iri mu buzima bwawe izaba igarutse cyangwa se indi nshuro uzahura nawe n'undi mukunzi uzamufate neza. Hari abandi bakobwa benshi bagutegereje cyane bazagukunda, ariko uzige kuba wabakunda, ugume hamwe, ugume mu rukundo, ntuzishinge kuba nyine waba ujagaraye cyane mu rukundo. Rero bitari ibyo ngibyo n'abandi bose bazaguta. Nta mibanire cyangwa se umubanire mu rukundo uzaba ugihari uzajya uhita urangirira aho ngaho, nabwo uhora uvuga ngo kera nakundanye n'uriya mukobwa. Ibyo ngibyo bihagarike. Wowe ushaka umukobwa umukunde bya nyabyo, ntuzamubabaze. Icyo nicyo kintu ngiye nakubwira. Naho Queen we mugendere kure kuko we yagukarabye cyangwa se byararangiye, nta kindi kintu ngiye narenzaho. Ibyo ngibyo ndimo ndumva bihagije. Ngiye ibyo yari yambwiye ibyo ngibyo se byari na ngombwa kuba nabikubwira, ariko nashakaga kuba nabikubwira nk'umusore ufite ejo hazaza. Wubake ejo hawe hazaza, nicyo kintu ngiye nakubwira, kuko inzira urimo uranyuramo mu buzima bwawe ati tandukanye n'iyo Queen arimo aranyuramo ubu ngubu. Ni inzira zinyuranye cyangwa se zibusanye kuba mwahura byaza kuba byagorana. Genda wubaka hawe hazaza. Ngiye sinitaye ku byahashize mwanyuzemo, ariko ngiye ndimo ndakubwira ko hazaza hawe ngiye ndi mukuru kuri murambona. Ubaka ejo heza hawe, nicyo kintu nakubwira Queen we umwibagirwe. Umusore akabyumva, disi barimo baramubwira ati we mureke wibakire ejo heza hawe hazaza. Ati reba, banza wirebe nawe ukuntu uhuze, wihugiyeho urimo uratekereza cyane, kandi ibyo bintu ntago ari byo wowe. Nicyo ngicyo nashakaga kuba nakubwira, ngereka nigendere. Ubwo ukamenya ko umukecuru nyine nawe ahise yigendera. Umusore bamukurihagaho kurnyo, nako kurnyura, bamubwira ati we shaka undi mukobwa mukundana. Uyu we mwibagirwa umusore nuko nguko iminsi yagiye yihirika, aracyari kwa muganga aho hari uwaje kuba yamusura. Ubwo ugahita umenya ko ari Queen yaje amubwira ati ubu ngubu ngiye kuba natangira kwiga, narinje kuba nagusura. Umusore yarebye umukobwa nyine, ariko yishimyemo kuba yongeye kuba yamubona, ahita amubwira ati ngaho icara nta kibazo, icara. Ubwo yaramurebye aramwitegereza, atangira no kuba yamwenyuramo. Umukobwa nawe nuko nguko yaje kuba yakicara, agatangira kuba yatekereza cyane, ariko nyine aza ahangaha yikandagira, ntago aba ashaka kuba yamubona. Undi nawe atangira kuba yamubwira ati ndishimye kuba wongeye kuba wagaruka ahangaha, hari hashize iminsi nukuri utaza ahangaha. Agatangira kuba yamubwira ati nayumvaga ko utazagaruka hano kwa muganga, ariko nanjye ngiye kuba nava ahangaha nimajije kuba namera neza. Undi akamubwira ati ni byiza cyane pe, ndumva binshimishije. Rero ikintu narinje kuba nakubwira ati uzagira ibihe byiza numara kuba wasezererwa. Nanjye ubu ngubu ngiye kuba natangira kuba najya kwiga, kandi nifuza ko wazagira ejo heza cyane pe. Nicyo kintu nkwifuriza, ko wazagira ejo heza, kandi tubibagirwe ibyahashize, wanambereye inshuti nziza. Ubwo nuko nguko yahise amubwira turakoze cyane kuba unanshimiye, urakoze cyane. Ariko atangiye kuba yamubwira ati se noneho kuri ibyo ngibyo basi nta kintu wegeze utekerezaho, ugiye kuba wagenda ibintu birangirira ahangaha? Ubwo ariko ahita atangira kuba yamubaza ati se basi ugiye kuba wakomeza kuba wakiga ibintu bijyanye na designing? Undi ati cyane, nibyo ngiye kuba nakomeza. Undi akamubwira ati ni byiza cyane, ni byiza cyane pe, ndabikunze. Ahita atangira kuba yamubwira ati rero nindamuka ngiye muri Europe nzagaruka, nindamuka nkomeje kuba naguma muri Europe nzagaruka ahangaha ngumbwira ibindi bintu nzaba nakunze, kandi uri umuntu mwiza twahuye neza. Ubwo atangira kuba yamubwira ati nanjye nakifuje ko nakiza ibintu bya design, nkajya nkubona mu bintu byo mu makuru, nkajya nkubona cyane, kuko nzajya nirirwa nkubona urimo urakora ibintu mu makuru barimo barakuvuga wowe uri umuhanga. Nibyo nanjye nakifuje kuba nakiga. Ubwo umusore nyine akagenda arimo aramubwira, ariko umukobwa nyine ariyumvira cyane. Ahita atangira kuba yamubwira ati ahubwo uzi se ndimo ndakererwa, ngiye kuba nagenda, ndimo ndakererwa. Undi aramubwira ati mfite kuba nagenda, ndimo ndakererwa. Ubwo nuko nguko yahise amubwira ati kandi
ati uzagira ibihe byiza, ngiye kuba nagenda. Umukobwa we nta gahunda yo kuba yasubirana n'umuhungu ihari, yaramubwiye ati ubu ngubu ngiye kuba nagenda, kandi cawu cawu. Ubwo nuko nguko yahagurutse, umuhungu aramureba aramwitegereza ukuntu umukobwa agiye kuba yagenda, aramubwira ati Kwina. Ubwo nuko nguko yamuhamagaye, Kwina nawe arahindukira aravuga ati ngo iki? Ubwo nuko nguko nyine yamurebye aramwitegereza aramubwira ati none se nta kindi kintu basi wambwira? Nta kindi kintu wambwira? Nicyo kintu umusore yabajije umukobwa nyine niba hari ikindi kintu yamubwira, ariko nyine nawe niko no kuba nyine yakimunyamunya no kubura ibintu yarenzaho, akabura ikintu yarenzaho akamubwira ati nyine impamvu ndimo ndabikubwira ibyo ngibyo, numvaga hari ikindi kintu warenzaho nyuma y'ibi ngibi wari uvuze. Njye hari ikindi nashakaga kuba nakumva, basi se twagumya turi inshuti, twagumya turi inshuti. Umukobwa ariyumvira ati inshuti. Ubwo nyine no kuba baba inshuti yabanjije kuba yabimusaba, kuko yaramuhemukiye cyane. Umukobwa nawe nuko nguko yarebye aritegereza ati inshuti, urimo uravuga inshuti? Ubwo nuko nguko yese avuga ati ntacyo bitwaye kuba twaba inshuti, ntacyo bitwaye. Ubwo umusore bamwemereye kuba nyine baba inshuti, gusa ariko nta kindi kintu kirenze aho ngaho kuba bakundana. Ariko ubwo ibishuti bwo yarabimwemereye, dore umukobwa ngo arahita agenda, nta kindi kintu arengejeho. Icyo amubwiye ati wowe nta kintu bitwaye kuba twaba inshuti. Umusore asigara aho ngaho, ukabona ko byamucanze ndetse byanamurenze. Ibintu byamubayeho kubona umuntu yakundaga amusiga gutyo, akaba arimo aranamusaba ko bakibera inshuti gusa. Ubwo yasigaye aho ngaho arimo arareba, yahise avuga ati goodbye, urabeho. Nuko nguko yamusezeye, amusezera utyo umukobwa yaragiye. Nyine ukamenya ko n'inkuru yacu ari uko nguko tuyisoje. Reka ngushimire wowe twayitangiranye, tukava kuri episode ya mbere tukaba tugeze ku ya 7. Iyi yariyo finali, ariko reka nkubwira ati ejo uraba uri maso dutangirana kandi. Ciao ciao.